Ndi Papa Sava. Viens, Papa Sava. Lizembe, Papa Savino. What are you coming from? Papa Sava. Ako warenzwe iki sha? Warenzwe iki? Ako ntukajya ukomeza ibintu. Ariko ubwo ninjye usifura ngo nkaho ndi umusega. Ako se ko byaro kuguhamagara gusa. Sikogira ngo ndimbwa mworo yiwanyu. Uguze bitangwa byose naragwe hari yangira ngo nkurukankeho. Uranyira uza abantu nirangagije hari abagiye bamamagara nkabanini nangira ngo ngusuhuze. Inkuru nziza nane gufite nyihorere. Inkuru nziza nane gufite nyereke. Ariko ku buryo umusaza ukuru tugenda uvuga zo. Ariko irisishanara. Kari ubuvandimwe wagiye wikaruma. Wagiye wikaruma ko nari birimo. Ariko ubwo icyo ni icyubahiro guhamagara umuntu ngo vie ngo Lizembe ngewe. Ningo hamagaranye umutima mwiza umusaza. Washaka ngo kumbwira ibiki? Wowe ufite amagambo uracyayafite uracyacuranga. Hako se kufite umutima mubi. Iyi minsi rwose kuri kugenda guhindura nibe bibazo ufite bituma uvuga nabi watuje. Icurangire sha twebwe imirya yaragudutse wowe uracyaregeye. Dudubiza iyo kano y'amagambo gushiremo twebwe kano zarakamye. Ngo washaka kumbwira iki? Hako se Papa Sava. Kufite umutima mubi. Kwibintu ari sawa ibintu byabaye maridadi. Kwibintu ngubu ari sawa biri kugenda kuri munyorosho. Ni ikihe kibazo ufite? Hako disi warananutse nyabusa. Abaye ati Papa Sava pole bana. Iminsi ishize twahuraga mbona itama ryarabaye umugina akadari nyarwege amabunda ameze nk'ibipirizo ariko warananutse washizemo gaco. None se wagize ibibazo muvandi bagombaga kuza ukicara ukavuga uti digi ubuzima bwangoye isi yanyizingiyeho hakufasha nk'umuntu muvandimwe byagenze bite se masikini. Ariko se ubu kuyisirimo kwikaraga urumva ari umwanya wo kuvuga amagambo angana aryo. Se nkubwiye nabi niba nkubwiye yuko isi yakwizingiyeho byagucanze ubuzima niba bwarakugoye ntago ari ibintu bikaze. Ariko si ngombwa kubivuga utyo ukanda nkanda. None se nkubeshye nibaze twebwe turi aho ngaho dutoshye tukaba tumeze neza ibintu byose bimeze sawa. Nuko Imana yaraguhaye rero wigenda wirata ku bantu zana diare verbal aho ngaho. Ako se ko ufite umutima mubi. Kufite umutima. Ubuzaru wansifuriraga iki? Wansifuriraga iki? Inkuru nziza nakubwiraga se nyereke. Inkuru nziza nakubwiraga nyereke. Ngaho yimbwire. Ubu ntakibonamo. Ikiza. Ubu ntakibonamo. Harazacha. Bajemera ko umuntu yahindutse. Ukemera urande ukabona ndi mwendere ndi umuntu usanzwe. Ubu ntakibona. Ndabibona cyo korora cyeye da uratoshye niba. Voila mujye mwemera muve kwizima. Oya. Minsi ishize se nawe umeze neza. Ariko ubudisi ubwanwa burapfuka. Kintu uriho byaragucanze. Reka rongwire Papa Sava. Hari umunsi wigeze kunkorera akantu keza nyiri umukene. Ndavuga ni Papa Sava bye. Kandi uribuka ko nakubwiye ni sinzakwibagirwa sinabikubwiye. Ubu rwose nanjye ngiye kukugira gute ngiye kukuzahura. Ntacyo nakwima ngifite nyuzarayipfu ku gasantere ndavuga nti reka katanu nkazamukane icyaperi karuzuye reka ngo baho usomeho ntacyo nakwima ngifite ubundi ugende wipfire nabi rwose. Nikiza niki hano harimo umuhama gira usomeho ariko ibi nikira gira usomeho harimo umuhama wa original je ntago njya nk'imijago ariko sitondi divizero volume yo kwirukanka genda gake kwagaheha kukubite ko harimo umuhama mwiza nkumva reka nicare hari yicara aho ngaho usome nyuze hariya ku gasantere bita mbabwira ni ntagire undi muntu ukoraho rwose ndarugura ndarumara korora mbyaye bwo oya so mugotomeri wumve namakaye urumva ntacyo nakwiba busa niko ariko hashizemo nyabusa nibi oya gotomera umuntu ko arwenga oya soma avuga amagambo ubanza harimo n'ubuki umwangire ngende ndihuta soma ushira inyota ufundikira kabidu mpereze ngende urakamwa wenyine mu rugo akamwa jenyine tsarundi muntu jewe ibibazo bye byazanye ku isi ngo nge birangize cyo kora zirya bamwe abandi bize abandi bambuka none se ko wagira ngo wowe umeze nk'enirira ku kiziriko wa muvandimwe we yoreresha
ntabwo ari nkamwe rega hari igihe ibihe birahinduka. bihinduka se ko jewe n'ubundi wigeze kunzirikana nanjye nkavuga ni ngire si nicyo gusa do ubu nureba uku ni ukuguru kw'ihene nyuze do urabona hano hepfo mfite akaraka ndahanyuze babankubise do 70 iyo 50 byose se iyo ni avance reka da iyo ni avance ubu nzasubira bankubita ndi nkangaye reka da nicaye rero ndavuga ni digi nk'uku nyine ndi umusirimu urumva ntumeruka kera se nyine umukene ndazamutse ngera hano hepfo usanga bari barayibaze reka da ako kayimese avuga ne stop mbangize ntya ndayigabanye baba bambagiye bakaguru do aka ni akaguru hano harimo n'ikotereti siza n'umutwe arimo kuwutunganya nawe ushandikishije hakuzi ko zirya bamwe abandi bambuka pe aroro biko bimeze yewe uragura iroti muri iyi minsi ndagura iroti ze kuyigura gusa ko nkubwire nene nyiciye rwose ntinuza ndayiranguye reka utohagira ubayeho neza pe none se wa mubyeyi we ko ibyo mbavuga mukavuga ngo iki rwose dore ubu tuvugana nge sinjya n'ubundi inyama zirimo isupu no jewe ntabwo nshobora kurya isupu reka jewe ndya isupu itari bwangati reka sinjya nk'isosi jewe ntabwo wanga ubumufu jewe ndya nk'intare jewe ndya nk'intare nkarya inyama z'amaroti gusa zitavangiye ni ukuvuga ngo ndi kurya nk'intare amaroti y'amatako urumva kandi zikaranze gusa barakata bakagenda bakuramo imifupa none bagateka amaroti kubitamo ibirungo nkabanza nkarya zimwe za mbere zimaze gufata irangi none za kabiri bakizemo ibirungo nizo ninopfora ku buryo zimaze gushya nko mu kagoroba nk'ukujya kumva ubarabagaye digi gahita yes karibu kubeza utagira umugore n'umurumuna wawe yewe umeruka kera ariko papa sava ubu ziri gutekwa n'umuntu wize ibya hoteleri wowe digi usigaye ufite umukozi enjenyeri wize hoteleri niwe untekera mu rugo jewe sinjya ndya inyama ziri mu sosi nibyo nkubwira nguki ndya inyama zikaranze gusa z'amaroti isosi ntabwo ukirya genda nk'intare reka ndakurenze nuko mba nanga kugira ngo ngucine ubu ntabwo ukirya isosi ariko ni isosi ku isosi nyene nakubwiye ngo intera ubwangati njye narya isupu njyewe rero reka nkubwire n'impama ya Mungu nayabonye nkaba naguze inyama ntanyweye ikintu bita umufu ubwo nibyo binyama kubihekenya bikarorera uzi papa sava ubwo ari uko bimeze rero ubwo ukunda ibyo bintu by'imifu ugiye gutya ugende nugera mu rugo ubwire mama sava agenda azana agasorori nindangiza ku mifupo bakokoye ndayiguha ugende bagutekera ku gafa wavuze ko ari koterete subwo oya hano bagenda bakokora sinkubwiye se ko koterete akanga kari nakaguru umutwe se wose ngushandikishije byamashwari senge nabirya nabindi ukaba gafite ubwanwa je ntabwo mbona mwitsinze aha ngaha ninde muri kwigisha ese wiriwe abagabo baricara nk'abagore wiriwe digidi papa sava aho ariko munifashe neza da yewe wa muntu wese ko biba byarakomeye dore nanjye nduzi muri n'inyama muri ashwe dore ngize ntya ndazamuka mvuye yopfa mu ntuza hari umuntu nagiye gushaka ndamubura sinzi ukuntu zamutse bakubitane na papa sava kubw'amahire dore zamukanye cyanga cyari cyandenze n'icyaka kingeze kure sanga afite aka kadomoro arambwira ati reka nsomyo ndicara nk'umuvandimwe ubu nibwo tukisogongera rwose arambwira ati reka noneho nkwicira akanyota agira nsomyeho nibwo sinari ntarananywaho jewe kabiri ntago wasubira ntago wasubira wasomeje amuvandimwe ko numvishe ruhiye runaryoshye ahubwo wenda umuntu yasomye amarigarita wa mugani wawe se soma akira nawe ngira soma mubyeyi oya somaho karakara sinjya nkwe n'inzagwa kunzira amarigarita wa mugani wese papa sava uyu ni umusirimu yarihaye ntabwo yayi naho ibintu byo ni ibyanjye ntabwo yayi ni umusirimu yarihaye none se digidi karame mubaze ubumva nta kintu ngomba koko iyo ubona igihe cyose gishize naracecetse narakwihanganiye ubona bizagenda bite wowe ntacyo wibwira ariko rero ikitikiti arindi kubitekerezaho pe arindi kubitekerezaho rwose na papa sava uyu nguyu mu kanya ntituvuganye ibibazo by'amafaranga yarafite ibibazo nibyo navuga inyama zanjye n'aka kabido yarafite ibibazo bikomeye cyane ibibazo muri iyi minsi nagize ibibazo bikomeye ibibazo biranzonga ni nabyo navuganaga na papa sava ariko ndi kugutekerezaho rwose bitatinze nzaza kukureba vuba nzakureba rwose ndi gushakisha uko nshoboye kose kugeza ryarize kugeza ryari sede y'ibibazo wamize buri munsi oya urabona twasaga naho tuzaserere koko twasaga naho turi mu matariki meza
hari ahantu nabonye akaraka ariko kubera ko batwishyura ku ikenzeni navugaga nti rwose nkurusha uko nshoboye nkuzirikane mu ba mbere nzahite nza nkurebe nkwishyure ntanabeshya muvandimwe sinakubwiraga ikibazo cy'uyu mubyeyi imbere y'inzu nigeze no kubimubwiraho rwose yari yanumye iminwa nk'uwahekenya amasaka y'amakoma inkuna zamuzuye umunwa ndavuga nti reka mufashe rwose ndi kukuzirikana kandi rwose Marigari ntago nzatinda ndi gushakisha ngize n'ahandi hantu mbona nk'akantu ni umunota umwe nanakwihamagara rwose nkayazana nyine ikintu usetse ntabwo ari ikindi windeba naringize ngo nijye usetse ese ni ubwa mbere ubonye umuntu ugira ibibazo ukuntu murimo kugenda mubihererekanya umwe ati ibibazo biransetsa neza neza urumva biza binyibutsa agakuru kamwe ngo kabayeho urumva Marigarita kera nyine ni kera ariko ngo umusaza yagize atya yinjira mu itagisi n'umutwara waragumye arawikorera noneho uzi ko kera nyine ba konvoyeri bagendaga babwira abantu ati ishyura akakugarura ishyura nuko bagera ku cyapa arishyuza bagera ku kindi arishyuza abwira umusaza ati wowe ko utishyura urumva undi ati ndacyagashaka baragenda bageraho abantu bose bashiramo umusaza ari usigayemo agenda akuramo icyaveni cya 50 cyangwa atari ko se wa musaza we kutishyura amafaranga ngo ndigendere aterega ndacagongera none namwe rero digi ati ni kwikenzeni nawe uti ntacyo mundeba wamubwiye ute digi wakwishyura ubukode bw'inzu kuri ya nzu nyene amafaranga yayo ntasi ibyo ushaka kwishyuza none se ubundi nicyo atumva niko digi iriya nzu ubone zishyurwa ryari inzu y'abandi uzayishyura ryari wamugana nyine icyo ariko arega nibyo navugaga nyine kubera ibibazo byari byaje muri iyi minsi ndi gushakisha pe kandi no kurinda kuzirikana ntago ese ntubize ko ngize icyo mbona mpita nza kukureba no kuri nzakwishyura banga digi ndabona giye nawe tuzananizanya ntago ariko twananiranwa nawe se kwa mwana w'Imana kuko Imana itahera bose icyarimwe hari igihe umuntu wenda biba byanze ko aribyo nabwiraga papa sava wenda twanabiganira wenda nigendere ngaho mwirirwe yewe urakoze yego papa sava yego umva mu rugo basuhuza uti mukomera ntiduherukanye yewe ndabasuhuza ubansurize rwose umusaza ameze ateze wazaje ukamubaza ndagutekerezaho sawa urandeba ikira none ubwa mbere ubonye umuntu wirwanaho arimo kugira ngo arebe ko yava mu kibazo dore mbese akwata n'urukongo ko nk'uruhaza ubuvundere ariko ubu ni agacupa kamwe ubunyweye ku gasantere gatuma uza unyirariraho ngewe papa sava dore wazanye ubuhuza papa sava dore amagambo yose wavuze wayumvise ariko Marigarita ntatungutse hariya urahotswe wagira ngo wa mugani wawe uhise urwara uko guhitwa wavugaga dore ni papa sava inyama papa sava njya nk'intare njya gusayi amaroti ariko irebere intare irimo kwiyemera iti ngewe njya iminopfu yo ku mbogo no ku nzovu gusa urukwavu ntiruje kuyishyuza iti rwose mbabarira rwose nzaba nkwishyura n'ubu ntago rwose ndishyura rwose ibivuzo by'ifundi nariye bagiye mwiyemera gake kwarora cyangwa ni uruvu rwahaza ubuvunde ariko se wajya ubona umuntu w'umugabo ukamenya ko aho umugabo aguye nawe uterera utwatsi ni ngombwa se mubwira amagambo yose ntabwo urwagwa rwanjye urunyoye ntibavuze ko ari ibyanjye se ngo nawe ibi ngibi ntabwo wabisubira izi nyama nizo bankopye papa sava izi nyama nuko oya twumvikane none se oya njyewe unywerereye ibintu Marigarita nagenda akabwira mama sava yuko nari nguza inzoga n'inyama nzisobanura ko nabishyizeyo oya none se ubwiye Marigarita ntabwo ubwiye Marigarita ko inyama n'urwagwa ari ibyanjye simpe nawe ubusa ntidupfe ubusa nyine mpereza inyama zanjye none Marigarita nagenda agahura na mama sava akavuga ati papa sava teretse digi urwagwa hariya banyweye bameze neza arika shaka ibitunguru shaka amavuta yo gukaranga ndagenda ngera imbere ya mama sava mubwire ko mbishyize ndamubwira ko mfite iyindi nshoreke mpahira none sizi inyama zanjye nzane Marigarita asaba umuhamya ngarure Marigarita ajye kuba umuhamya